twajyaga tubyumva Kayonga yarabaye, Kayonga yaratunaniye, yaratuzengereje turwanira hakurya hari. 2009 nari hano kuri uyu musozi wa Rubavu mu kwezi kwa kabiri, hariya hareta majoro ya division y'aba ba commanders. Mbona nomero y'uwo Ntawunguka Pacifique kuri satphone, yari afite satphone, ndamuhamagara. Pacifique niwo Omega tinigi, twavugana ati twavugana, aturinde ni General James Kabarebe atambo. Aturambwira iki? Namubwira nti Pacifique, iyi myaka yose umaze muri ayo mashyamba hano haruguru, n'intambara tumaze kurwana namwe, n'imbaraga mumaze gutakaza zitagira ingano, urumva ko iyo ntambara urwana ifite aho izagukura naho izakugeza? Ko bamwe muri mwari muri kumwe bamaze gutaha mu gihugu bakakirwa bakabana n'abandi, wowe waje ntirwarakabije. Yarayoboye FDLR, yaraje yarakiriwe, bari mu ngabo z'igihugu. Ni General Jerome 2003 Ngendahimana yaraje turamwakira, ari mu ngabo z'igihugu. Colonel Murenze Evariste yaraje, ari wari ushinzwe iperereza muri FDLR 2006, twaramwakiriye. Aba bose ko baje, ko twabakiriye, wowe nabo bose ufatiye bugwata aho muri mashyamba mwavuyeyo, ko mwaza tukabakira? Ati nkubwire mo General, ati nkubwire ntimbwira, ati nge nzagaruka mu Rwanda nta mututsi n'umwe urimo. Ndamubwira rero Pacifique, uribeshye, nti niba ari ukutekereza nta munsi n'umwe uzasubira mu Rwanda, ntabwo uzahagaruka. Kandi koko niba ari kuri yatekereza akaguma uko nguko, Pacifique ntazigera kandagira mu Rwanda, kuko ibyo bitekerezo bye bishaje ntabyo azigera ageraho, ntabwo arigera ageraho. Ariko ubwo ntabwo byabujije leta y'ubumwe RPF kubaka ubunyarwanda no muri context mbi igoranye. Ntabwo byananiranye, kuko abo bantu bose mwumva bari muri Kongo muri ayo mashyamba bafite imiryango hano, bafite n'abana babo babyara. Leta ibaha amahirwe, irabigisha, abana bagatsinda, bakabona za burusi, bamwe bakabona na presidential scholarships bakajya kwiga muri Amerika. Hari ingero zihari. Iyo uvuga ikintu gifite facts biba byiza cyane. Nk'uwo General Murenzi uyu munsi Evariste ni wari ushinzwe iperereza muri FDLR, twarwanye nawe, yaratuzengereje ateye ubwoba. Iyo bari hakurya hariya ntabwo bavuga amazina yabo, bamwitaga Kayonga. Sinzi impamvu bamwise Kayonga, ariko niyo yari pseudonym ye. Twajyaga tubyumva Kayonga yarabaye, Kayonga yaratunaniye, yaratuzengereje turwanira hakurya hariya. Tunyura mu nzira zidashobotse turamuzana, ariko ahageze yasanze umwana we witwa Trésor, mu bana twabaraga nk'imfubyi badafite ababo, nubwo twari tumuzi ko ari uwa Murenzi. RDF yari yaramurihiye amashuri iramwigisha. Ise ari hariya muri Kongo turwana, ari muri FDLR, umwana ingabo z'igihugu zimurihira amashuri. Trésor Mukiza tumurihira amashuri, aba umunyabwenge, yarangije senior 6, aba mu bambere mu gihugu. Abaye mu bambere mu gihugu, Perezida wa Repubulika amufata muri 60 bahaye presidential scholarship bajya kwiga muri Amerika. Trésor yagiye kwiga muri Amerika, Murenzi akirwana natwe ataraza. Trésor ajya muri Amerika ariga, aba umuhanga cyane, arangiza first degree, akora PhD, ubu afite PhD muri microbiology, specializinga mu bintu by'ubushakashatsi bwa cancer.
arahari, mumushatse mwamushaka, mwanavugana nawe mwamubona. So no muri context ya genocide ikabije bimeze gutyo, kubera nababwiye ko RPF itangira yatangiye kuri foundation ya Ndi Umunyarwanda, ntabwo yigeze itakaza vision, ntabwo yigeze iva ku murongo wayo kubera habaye genocide. Niyo mpamvu uwo mugabo abana be bigaga